ubwo nukuvuga ngo nishi byiburira ibaye nusubira subiza amafaranga yanjye ariko ibintu nagiye nkubwira nta guhembwa misiyo nagiyeho iba yabaye mahwe nguko rero muzi ko twafashe gahunda mu cyumweru cyashize murabona aba bantu bose twavuga ko twatangiye kuri munsi tuza kuza hano kwa Nyesi murabona byari bikwiriye yuko twize n'amahirwe turamusanze ubwo rero urabona guhera mu kwezi kwa kane urabona hano biko meze ubwa mbere yatanze 4,000 yabitanga ngo arasibira bizaho urabona ko ntabwo yigeze anakoteza twarayabaze rero tumaze kubara n'ubwo bamwe muri mudahari dusanga iri guhura n'ibihumbi 198,400 198,400 noneho aya urabona ko twabaze mu kiyagenye cyashize n'ubwo inyurazo zariyongereye noneho rero urabona Nyesi iki kibazo kirahari kandi uzi ko ikimina cyacu nicyo kwiteza imbere no kugira ngo tuzamurane muri tuzamurane ubundi yafashwa ate ko atajyaga agira ibingiye ariko none abanyamuryango rero arege cyo ndahanje mbabwira no kukagira ati amafaranga ati president bayariye komite bayagize gutya na gutya dore ngaya amafaranga yanyu abari niyo makaza ati reka tuze tuhagere ntamuganye mu byibonereho kugira ngo niba hari nayo afite ayaduhereze kugira ngo turebe twagira ute komeza tuziba icyuho murabona ko dore igihe kirageze cyo kugira ngo tuye kwishyura za mituweli kuri bamwe kugira ngo turebe ko twakwida dusubiza abana bihanganiwe bajya kwiga kandi noneho bagiye gukora ama examen n'iki bakeneye kwishyura ahubwo se tukira aho ngaho iyo ubajije Nyesi amafaranga yacu agusubiza ngo icyo dushaka kumva natwe niyo mpamvu tuje kumureba nye bimeze bite usko mubizi muziko aheruka muzika amazi ataza karimo twaje kumureba daheruka ni kimwe no kumenya aho ibyacu biri ni ibindi dore ngaha rero ni hambere mwahageze mu by'ukuri byagenze kuva waguze ko watanze rimwe nkuko perezida bivuze kandi bigaragara mu gitabo byagenze bite ku buryo ushyirwaho aya manda ukaba ugeze mu 198,400 ariko njye nabibabwiye ko abo kwa Kagabo ariko rero nawe ntukamere gutyo abo kwa Kagabo se kuki ibyo bintu byose Kagabo uza amadeni afite aramukabari none si byo ngibyo ntabwo byahuri ibyo kwa Kagabo hanyuma umugabo yakambura umugore ntamwigire ese tukumva ikibazo yagize kandi tubwira wagize ikihe kibazo ibuke neza yuko dore uwamwishingiye n'umwishingizi nawe none se nabizi yego niyo mpamvu niyo mahirwe ahari ariko ikibazo nuko nawe umugabane we byose ubishyize hamwe bitanavamo ese ubundi Kagabo wari he Kagabo nashaka twe icyo dushaka nta Nyesi dore twamubonye Nyesi rero tubwira ibyacu cyumba byagenze gute tubwira anyeho rero ngewe sibyo uranumvishe bavuga ndakwihorera akongera rwose nkeneye amafaranga yanjye ntukagire hejuru ntawe amafaranga nituzamurane niko kimina cyacu cyitwa urumva reka turebere hamwe anye byakugendekeye bite ku buryo utanavuga ese wahura n'ikibazo ntunahamagare nyine narayabujije kandi n'ubundi nk'uko bisanzwe mwari muzi ko nsanzwe nkorana namwe nk'icyo nicyo cyadutunguye noneho bakaba hari itungo nari nararagize kwa mukecuru nzi ko nzarigurisha nuko nkarishyura none se kuki ubwo wabuze no perezida tuvuge ko utamuhamagaye wabuze n'umwanya umwe waza ngo bisobanure mu nama koko kutakiriza se no mu nama ukumva rero bizagenda bitenyese amafaranga urabizi n'ay'abanyamuryango kandi urumva harimo abayakeneye bafite izindi gahunda abayakeneye twese turayakeneye niko neza ko abakeneye ahubwo se ako gatungo uruvuzeho karahari byibuze wenda ariko duheraho ariko byashoboka karahari nyako gatungo afite karahari gatungo karahari yego zamagina kagabaraje da nuko bidasanzwe nta mahoro kuba cyacitseho uko ngeze hano nkikanga nkavuga se by'iwanjye urabona hari umushyitsi urimo asaba abaturanyi babera kaga nta mahoro nta mahoro ajya ndabona yibutse ko nta mubyeyi agira da siko neza uwaturuka
nagira ngo wenda muri mu nama yo kurongoresha uzazanyoni zawe zirakuze ra wagira ngo ni inama y'ubukwe se cyakora mumeze mutese baje perezida araje kitugenza amahoro ni amahoro yanjye nyandika sha oya kandi wanditswe wandikwa kabiri ibigendanye n'iki ni ukuvuga ngo umugani wa ni ukuvuga ngo hano twatugeze hano uzi ko tugira itsinda iterana rya buri wa kane ntabwo ubizi se buri wa kane twita bugiye iterana buri wa kane nyine twashyiye tuzamurane tuzamurane nuko ubwo rero twashaka kudushyiramo ntacyo ariko mubamo madame yarimo nawe ntuburimo ni byiza none ni ukuvuga ngo rero ubwo twagize gutya dusanga no mu mudugudu wacu tujye tugira ibibazo cyane cyane bijyanye na mituweli nzi ko nawe mubizi kandi nzi ko nawe hari mu bantu batishyura mituweli nzi ko nawe uko biri kose simbizi neza ariko nigeze ngutakira ngo urwaye oya nyine tuvuze ko nyine mu bantu batishyura mituweli ariko ibyo nta kibazo nigeze ngutakira ngo ndarwaye wari bwawe n'umugore wanjye usibye reka ni ubwishingizi ntabwo uvuga ngo ni uko urwaye nanone utarwaye avuze urwaye kereka wenda nimba kutarwara kwanjye bibabangamiye oya ariko uvuza n'abandi niyo mpamvu ari ikimina noneho rero ubwo turangije nyine twishyira hamwe gutyo muri ubwo buryo ubwo twagendaga nyine umuntu wese aza gutya twenda twandika ubwo urumva Agnesi murimo hano barimo umuzi nawe arimo urabizi uri kwa mudugudu nawe arimo ibyo bintu ni byiza ni ukuri kwimana dore nk'umuvandimwe cyangwa se mumbwire wa mugane aho bigeze nanjye tutagiye kure rero ni ukuvuga ngo twatuje hano hari amafaranga hano iwanyu mwafashe mu rugo ariko atinda kwishyura bishoko kubera abantu dufite gahunda zimwe ndasa ku ntego Kagabo umugore wawe yafashe ideni yanze kwishyura twaje kwishyuza hari ibindi tenje kirya amafaranga ariko Kagabo rwose naje kwishyuza nicyo kitugenza twaje kwishyuza umugore wawe urumva arangije mu gihe cyo kwishyura umva haba hari igihe cyo kwishyura yishyuye rimwe nibwo doruka ko yishyura urumva rero andi mezi ntabwo ari kwishyura kandi hagenda hajyaho n'ubutinde kandi abantu nyine baba bakeneye amafaranga ko akomeza agasirikira no mu bandi nicyo bita nyine kuzamurana ubwo rero twari tuje kumureba ngo aduhe nyine bivuge neza twebwe yasirikiriye ku mugore wawe twebwe ahita ahahebwa nuko cyangwa ngo nta nibwo akiza no gutanga umugabane amaze kuko byahere ku bihumbi 92 mirongo ingahe 92 bigeze yafashe bigeze ku 198 ariko ayo kwezi iyo ntabwo arajyaho ubwo kuno kwezi nitugeza tariki 20 so tuzongeraho amafaranga yose waguze ikibanza yewe gawe yigishije ko waguze ikibanza tuvuye ko mutabezeranya agatungo afite kwa mukecuru atubwiye njyewe Kagabo ese umugore yagura itungo umugabo atabizi nawe ariko Kagabo nuko ari wijisha sinababwiye ngiye ase mugani ariko nguye ahari turasiga amarangi singuye ahari ntuvuge ngo siga amarangi nawe wawe ushaka wahasiga yasiga ku mafaranga yanjye nakoreye uyu mugore ibyo ngibyo by'ibiterane ajyamo akaguza akagira gute ubu nibwo bwa mbere byumvise abantu mwe ngiye ibintu bimaze kujya bincanga muribuka ko Nyensa twaka ideni yavuze ko ngo yabivuganye n'umugabo we yamutumye ngo hari ikibazo bashaka gukemura irangamuntu nduzi ko yaje azanye indangamuntu cyitwe Kagabo ngiye nk'umucuruzi nemera ko kwishingira ndavuga nubwo ari mufitiye akazi hano ari gukora urabizi ku bw'amafaranga yawe amafaranga etajeri ko numva uzi ukuntu wayafashe nabi nzi ngo ufite aho uri bukura n'amafaranga umugore wawe ikintu amwishingiye ikindi gikenewe nuko yishyura nta bindi wa mugani wowe n'umugore wawe n'umwishingizi munavugana uretse gato nimba yaramwishingiye bakaba barabyumvikanyeho ako kantu mudugu icyo nayo ni dosiye kuri njyewe ntabwo ari mudugudu uyu nguyu ni umunyamuryango ariko amahirwe ni uko ahari ako kantu ko kugira ngo ujye kwishingira umugore wawe afate amafaranga angana gutya ntazi umubare wayo umbabarire uze kukanyandikira ahantu erega nuko bimeze gutyo birahera hano mu muryango erega wibuke neza yuko cyangwa cy'ubutaka cyanyu turagifite rega koko ki icyangombwa cy'ubutaka bwana nta kibazo rwose turagifite twebwe uburenganzira bwa Kagabo
Kagabo na Nyezi none se niko se madamu kuki utatanze cyaso nubwo yapfuye kuki utatanze cyaso icyangombwa cy'ubutaka bwa so ukajya gutanga mva mbabwire harya ngo ni amadeni angahe 198,800 ibihumbi 198 n'amafaranga 400 tutarashyiraho ariko no kwezi nibyo tariki 20 nabwo aziyongera ubwo azagera muri 200 ndabyumva yego yazane shaba wakoze baba yafite birakukora utari warayatse umugabo atari ndende kuvuga ngo hajyeho ibirarane we inzangwa za buri munsi nta kugabo yabuze amafaranga sanye ku mugabo wawe akora yimubwira akayaguha buko nyenzi ko nayenzi kuri umuntu usenga umva gutakwambura itsinda yewe gira vuba tujya hano hepfo kwa nto ikibazo amafaranga arabura turabizi ariko se ntuze no kubivuga ubu ni ngombwa ngo abantu tuze twicara we Mariko bijya naza tugezayo sasa no turamusangayo urasangara nimutse uri abaho azi ariko we natwe ko tumakeye rero mwabantu mwe burya ikintu cya mbere kuvuga ni ugutaruka se ibihumbi 190 na bingahe n'umunani kaposa birimo amafaranga aho nayandika mu gihe kagabo se fungu duhereze tugende anye noneho wowe wamwishingiye umutwaza byaba byiza rwose waretse se nkavuga amafaranga mbwira none se ako mwamanu mujye mureba ukuntu abagabo turengana nimba arafashe amafaranga nkaba ntabizi akaba arafashe icyangombwa cy'ubutaka akakigwatiriza nabyo ntabizi akazanira irangamuntu yanjye rwihishwa ntabizi mu by'ukuri icyo kintu numva atari ikibazo mbwira amafaranga wafashe ahantu wayakira kuko buri munsi ndahaha mwabantu ibyo bintu nyetse ntiyabikora indangamuntu yawe arayizana nese ubwo ibyo ari kuvuga se urugo rwe erega inzu utabamo ntabwo umenya none se ubu tuvugana indangamuntu sinagiye mu kazi nyisize aha ngaha kaga ngari mu byumva ubwo nimba yayifasha akayijyana mu bindi ndashaka kumenya ahantu amafaranga yagiye mwese muri abantu ngo pasiteri yatubwiye ngo twitange hanyuma nimwaga mwitanga ama nakwaka amafaranga ukayanyima nkavuga ngo reka njye kuguza itsinda yandi wambwiraga yo kujya mu rusengero yego kombe yatugujije amafaranga agiye kuyatanga ibyo twari ntacyo ari tureba ko tuzi ko ari urugo rwanyu uko mu Imana bibikwiriye bamwe babikoze nta wamenya ariko se mutabizi buretse wabanje kujyana najyanye 100 bakatubwira ngo yabaye make ngo twongere twitanga yandi nkayajyana 50 ayo yondi ko ari inyungu zayo zagiye zigerekaho kubera ko nahoze yo gutura kaguma byiyongera ubusore kambabaze mwabana ariko sanye uyu muntu ataniye neko tadi uyu muntu ataniye na wa muntu ujya kwaka credit muri banke yo gukoresha ubukwe nkaho ubukwe agiye gucuruza azunguka azarangura akajya acuruza abantu burya bwose ukuntu wari ufite ikibazo wahangayitse utwizeza ko amafaranga ari vuba n'ibyo bintu wari uyajyanyemo urusengero yagiye kubaka inzu y'Imana usigaye ntabwo itange use urarebye ubona nabo mukorana mu rushimana imbaraga ku buryo mujya kwiyubakira ibuza ubushobozi bwo kwiyubakira n'abantu mwere mbabwiza sibyo nimufata umwanzuro wanyu cyangwa muzashaka ikindi gihe mumbabarire kuko ibyo mfite mu mutwe ni byinshi ese reka mbabwire umva Patrice njye mfite ibintu byinshi kandi ikindi mufite icyangombwa cy'uyu mugabo cy'ubutaka ariko icyangombwa cyane kiraharereka kwanze cara hasi ariko tagira ibyo bintu kwigira ngo uragiye iyo wari uziko we mwishingizi wa Nyese urumva kwishingira Nyese bena bitwara amafaranga Nyese atakwishyura ibyo ntabwo bitureba uri umwishingizi ibyo mufite ibyo mwavuganye mu gihe atayishyuye uzayishyura ibyo ngibyo bavuganye ikibazo cy'amafaranga n'ibyo bavuganye undi ndagenda njya ko mutagira ngo ngize nuko Perezi umwanzuro ubonye ibibaye aha umwanzuro wa nyuma rero uriho ni ibintu bibiri bihari dufite icyangombwa twagira n'umwishingizi dufite ibintu bibiri uyu twe ntabwo turi polisi yabitungo tugasanze hano usanze mu rugo twagashorera ntako tubonye none rero twebwe ntabwo umuntu tumujyana rwose naho dufite ububasha ariko ibyo dufite tubifite ububasha yego twebwe rero ni ukuvuga ngo hari umwishingizi yego
ariko mwishingizi kimyideho cyane wenda nitumara kugira twebwe dufate tugurishe aho baduhaye natavamo gusa yandamwanditseho natavamo nawe yongereho ibindi bisigaye 50 kagabo uravuze ngo iyo usanga itungo ahangaha kari kuritwara kuko amazina y'umugabo reka nkubaze itungo rirutuye nguyu ni iki wibuka neza yuko wasezeranye amadene nayo arimo ibindi bitureba gahunda ni cyangwa ubutaka turagifite hazabura umwishingizi nawe muretse gufata imyanzuro mw'abantu mwe nabanza mbitekerezeho ari amafaranga n'abanyamuryango reka ntabwo ari umuntu ku giti cye urumva yewe ngaho murabeho kandi mukomeze mwihangane nanjye sinarindise ndakubaga buhene ndagusya nk'usya ifu y'amasaka ndagusekura nk'imyumbati ndavuze ngo cishwa injira mu nzu se cyangwa nkwereke icyangombwa cy'ubutaka uragifasha urakijyanye uragitanze ubwo se nibi umwabuzajya nka dwaje umuzakina filime nimuze tubigishe kina filime ababikeneye imikino ibintu byose ni kuri Duhuza Umuryango TV dufite abakameramani b'abahanga aba editor b'abahanga byose turabikora haba abakinyi beza mu Rwanda hose ukeneye wese uzamubonaho umustaroro wese ngo hamagara kuri 07 82 70 48 nurangiza uze tukwishukina filime neza cyane ibyo byose turabiganira ukagenda neza ufite amafaranga utayafite ufite impano turayimushakira wese ukikinira bye bye nimuze rero tubigishe byiza nawe umukinnyi wa filime ubigihangage mu Rwanda ngabandi bose usanzwe ubona baca ku televiziyo baca n'ahandi hose haba kuri YouTube channel hose bizaba ari byiza cyane bye bye ni karibu iwacu kuri Duhuza Umuryango.